ubundi kadubanza unasuhuza buryo muvandi warabyaye kweri kadogo ni siko gusitunga we ukusuku byara pe umva birenze no kugumbisha inkoko pe si inkozi y'amabingi ni sawa Wakomeye ariko se ko ndi kukubona nkabona umeze nk'urukunje mu maso nubwo mbonye insifura nyene mbonye mbere ko urukunje mu maso aho uri gufatisha neza wanyibwira bibaye byiza ibyo ngibyo nabyo twangira gukira murakira neza mukibagirwa abantu gukira gutese muvandimwe n'ubyo kuri pe ntaho ndi kukumenya neza ushaka wanyibwira n'ukuri ntabwo ugiye ukagiye kazitunga we kazitunga tuba duturanye nakumenye kazi nabona warameze umuganga cyane niko ubu nta mugore urazana bimeze bitera ko mbona ubwanwa bugeze kure ubu nta mugore urazana rwose bungu numva waba baranabyaye ndabona umeze nk'umuntu warakuze kabisa nibuka kwishima dukubita ku kavuto sha rwose umugore nge naramuzanye mfite n'umwana uri no kwiga ariko nawe uribuka za nkoni zo kugafuta birakomeye cyane kweri ni byiza kumenyana rwose aho bose ubundi mu rugo ni kure cyane ku buryo ubu ngubu umuntu atahagera niba we ni uwo mugore ahari akamusuhuza umwana n'uvuga ubu ngubu ashaka kuba akuze umuntu akaba yamusuhuza akamusura akamenya amakuru y'uwo mwana ariko ni byiza kumenyana rwose ko abantu tugenda tukajya kure tukibagirana kweri iyo migi iba yadutwaye kabisa ariko ni byiza rwose urumva nange ku isoko nanjye gusura umukecuru ariko ni byiza rwose ko tumenyanye rwose Imana ishimwe rwose aho twajyana mu rugo bwo ukanyereka rwose mu rugo ukuntu bimeze gusa kabyunguri mwavuganaga ubu ngubu ntamaze gukurara nabonetse wa kabisa mu rugo ni hano hepfo rwose ntushaka uze mpagushitse ni hano hepfo reka tugende hanjye ahangaha rero nimugare madama akingure twahageze n'aharuzi sawa urabona hano ameze neza warivuguruye da bikomeye wa mugabo yarakize cyane kera ari akazingo rwose ari amafuta ari aho ngaho kadafashe ariko burya se twabonye umushyitsi ntabwo yababwiye se ntabwo nari mbazi mukomere cyane umeze neza se ahubwo turashima Imana umugabo wawe twamenyanye kera rwose twumva twari inshuti kabisa buriya nkabona natwe ko mwaje oya ntacyo hano ni nko kwisanga ari nko mu rugo sawa nta kibazo rero iwacu ni karibu oya murakoze cyane rwose ari nko kwisanga ari nko mu rugo kaze tubujya wisi ni madamu wawe burya ntabwo nari muzi kabisa ariko ni byiza we ni byiza by the way rwose niko kuba umugabo mugwi walandika ko umugabo rwose ndabona nyine babona ntabwo wamumera ubusa kabisa ndabona bwagize icyo gutanga kabisa aho ni sawa ni byiza rwose ni karibu hano iwacu muri Isanga nta kibazo mwicare mugubwe neza muzagaruke n'utaha nta kibazo murakoze cyane rwose twishimiye ko bose mufata abashyitsi uyu ni uwanjye uyu ni umuvandimwe kabisa nta kibazo turaganira neza kandi bimeze bite se umuvandimwe
amakuru y'ina hangaha reba hano ngeze no mu giturage ariko nabonye harasirimutse nabonye baratanye no kuzamura utugadasteri iwacu mu mujyi umukecuru ariko naragusuhuza umva yewe mana yanjye gusanya ntabwo rwose nakwibukaga neza rwose ariko biba byiza kumenyana abantu baba barukana kera 10 ni myinshi ariko rwose nta kibazo muri isanga rwose mana ishimwe rwose ntarebe urakisanga mu rugo rw'umuvandimwe biba byaragoranye ariko urabona mu buzima bwose bushoboka umuntu arakora agatera imbere ariko se kazitunga nyine nushobora kumbura ngo wabubyaye warungutse umunyamugisha wa asubusi mukuru uko byase kose bitewe imyaka 10 ni myinshi ubundi wumva wenda ari mukuru shaka nabikoze wenda na mbere hafi naha wenda birashoboka ubusi umwana mukuru kabisa numva ari umwana rwose umaze gusoreka bimeze bitari ko rero ngo wenda nawo umuntu amusuhuze kene mpamagare madamu abwira umwana aze umwana we yarakuze cyane ameze neza rwose ntari kene mpamagare mukanya abwira umwana aze amusuhuze madamu Bueno rwose biro wa musore wacu aze kumushitsa ariko mushaka musuhuze ariko se baraharira kanze ndebekaho aho yaragiye yewe narenkibwiye kirimo hariya hirya kirimo kiraje narenkibwiye nta kibazo umwana wanjye nubwo nari mukuru yitwara nk'abana yabaye ikirara cyakora rekazi ushobora kumfasha ukamugira inama byenda we yakumva naho njyewe yarananiye umuhanura naho ubundi we yarananiye oya no kumuhanura umwana ababyeyi babiri cyangwa se kirere cyananiranye ngo tugihanura zitu se niwe musore wawe wambwiragara icyo ngicyo nishaka kunsohora mu nzu ase papa kuba wigize nkana gusohora mu nzu niyanjye biriya bintu biri gumiragura ubutani imbere yo kwishyura ntibazayisohoramo ubundi kadubanza unasuhuza buryo muvandi warabyaye kweri kadogo ni siko ndagusuhuza se gusa nk'uko wabivuze kazitu iki cyane kimbona iki gifite ubwenge bucitse nk'ubwa bodaboda uko byasa kose kikizana gusohora kwisohoramo gusa se ko bazashyiraho n'imihini ase papa kumbwejagurira imbere nk'imyombya nibyo byabazanye sibyo nakubwiraga se abantu b'abagabo turabwejagura ase papa nimba mutabwejagura muri kwibaraguzwa ibiki ako wacyana we wagiye ugira umuco ukamenya ukaba nk'abandi bana koko uyu nguru urukona atari siko ba papa ni ikindi no kumbwejagurira imbere n'iki nahuye n'urw'abagabo koko wabuze n'amashanyarazi agiye kubitisha koko wabuze n'icyo wagikoresha wazakijyanye mu kigo ngororamuco byose bakakigurura n'abayobozi bumva nabo barananiwe kuko ari ngo ntabayobozi zoje ngo umwana nabyaye ahubwo ko ari igitangaza aske papa njye nukumva no guhagarara mu maguru binaniye iyo ngigwa mushitsi yawe haguruke nicaye ariko se ubundi kado iyo ngigwa mushitsi uvuga n'igihe ubundi wararezwe warorowe ibyo ndebera nyine ukuntu abagabo tugogo ase papa uragihagurutse cyangwa njye nigendere ese kado uri kubona nahagurutse n'umushyitsi wowe wicare gendera we yawe ntebe wicareho ahubwo se waretse nkamuzanira iyiwe ariko se wowe oya reka umwana we reka yizane iyo ngiyo umuhereza iyi ngiyi abana b'ikintu niko tubatunze reka tworohereze umwana twumva icyo ashaka nta kundi nuko ugera tubagoragorora buhoro buhoro baratunaniye no kwigisha no guhoza kwigisha no guhozaho ariko ntacyo genda uyizane ariko uburyo uri kunsuzugura yo cyara kinsuzugura koko kazitu nta kundi nyine basi ariko yaba ari nk'icyanjye nakagete muri wese byibuze gusa warabyaye warekeje ababyaye no kwihangana ariko no kwihangana nta kundi cyangwa se ndihanganye nabigenza ubyaye ikibara cyose ariko se kado nk'ubu ngubu iki ngiki ni ubu n'igihe cyuzanye koko ntose urabona ari iki urabona se atari intebe kazitunga we ukusuka ubyara pe umva birenze no kugumbisha inkoko pe isi inkozi y'amabingi uri kungereranya n'inkoko ntabyo mvuze ngiye peti cyeka niba ushatse kubyivugira wowe gabe ntabwo nateye umuco nka umuntu wimva nkanjye kweri umva naza guterana amagambo nawe uruhinja ase papa inyama binyikojeje nk'urushyi nawe nkamutse aha naherekeje ababyara